nabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe gito kiri imbere, screens zicanye hose, ku nkuta, ku mamodoka ndetse no mu kirere zirimo, abantu bagenda mu kavuyo, amaso yabo yarangaye, ubona batwawe hafi ya bose, batwawe n'ibyo barimo kureba, amatelefone yabo. Abadayimoni kohereza imyuka mibi ku bantu, mbona birimo kuborohera, abadayimoni bagenda bahindura ibyifuzo ndetse n'imyemerere y'abantu. Mbona ingo z'abantu zarakonje, nta masengesho, nta byanditswe, abana bato ntawe batoza kubaha Imana no kumenya izina rya Yesu. Hanyuma habaye ituze ridasanzwe, abanyepolitike, abayobozi basezeranye umutekano, iterambere n'ubumwe. Hanyuma nkabona abantu bavuga bati isi irimo gutera imbere, ariko ituze ryari ikinyoma, ari ituze ribanziriza kurimbuka mu bundi buryo. Kandi hejuru y'ibyo byose numvise ijwi rimeze nk'inkuba ritangaza riti, bariya bantu ntabwo bazi ko imperuka izaza nk'umujura. Yesu yarampindukiriye, amaso ye atyaye cyane, arambwira ati Rebeka, genda ubabwire, ubihanangirize, ubabwire ko nta gihe bafite, nubwo bibwira ko bagifite.